Neruvukiye mu cyaro gikuremo nagisazemo gusa uzabahe. Kare njye ntabwo nakurira mu cyaro umuntu nagisaziramo. Njye mfite mukuru wanjye ubi Kigali mu minsi iri imbere njye ntabwo ndaba ndina. Ahubwo ngiye kumuhamagara mubaze niba byakunda kubana nawe. Ngamuhamagara twumve na phone yawe ikiri kwa. Kare phone yanjye ntabwo yapfa kuzima. Aka oje. Salama pasi wajihi nini? Amakuru akona virusi. Amakuru akona virusi ntanze kuko ntacyo dupfana. Akose garafre kumuntu ufite agashiha iyo ni indwara iterwa na coronavirus mwanduye abanyamujyi mwesera. Wahora n'ikise shako mubona murya. Konga umubona muryango wo mu cyaro gusa Kigali nzarira twishe tu. Akanigumire mu cyaro nzicwe n'itusukaho kugira ngo nishwe n'inzarada. Ariko nyoko yaragwendetse koko. Nakubwire ngo uze mu mujyi. Koko ndumva nta makugira n'ubwajya nawe ujya kugira ku gisepe. Have we kironga utankukira mama ari nawe nyuko rwose kwana bito. Ahubwo se ntabwo wabigeza corona yarangira nkaza kwibera aho ngaho. Ngo ukaza tukabana. Ukabahe. Ukarya iki? Ukabana nande? Ukambara iki se ukambara uruhu rw'intama? Ngo nkabahe nkabana nawe nkarya icyo uzarya icyo wambara nkambara icyo. Ngo reka sinakizeka gisasu ngubane na ngunda. Wapi man yandu zinagiraga ntago ari nyifi nongeye akantu gatoya ntago kakubangamira rwose. Reka nabona wakarebe wangiye iyo ndananiye abanyacyaro bahinga ni gute giye nashobora hano mu mujyi ntahinga niko ndya mpaye nta aho iwanjye rwose ntuyigore wiyizira rwose birebe. Akose wowe ubundi tuze mu cyago n'akabutaro k'iwanyu akarebo ntabwo iwanyu ese koko nibyo nzakufata genda cyangwa nawe nzaniye mana byinshi tubamo byinshi tubifata nk'umurimo Rwanda siko gipfuye usebonaga ndi mugume mu cyaro njyenyine.